banyarwandakazi ekipe ya Rayon Sport igomanye umwanya wa mbere nyuma yo gutsinda Etincelle hano i Rubavu. Ibitego biri kuri kimwe byose byatsinzwe na Bedi Biramahire utsinze ibitego bine mu mikino 7. Hanyuma ariko nanone hakazamo igitego kimwe cya Mukogotya bitumye ekipe ya Rayon Sport igumana umwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona. Wasiri arishimye cyane. Wasiri mumurebe n'ipantaro nini cyane. Wasiri ishima unezerwe muhungu wacu, ishima urayoboye habura imikino 5. Wasiri uravuga ntuvuga. Jesus arimo aragenda nk'urusamagwe hano, arimo arakambakamba nk'urusamagwe. Wasiri arimo aratanga ibirori, abareba baririmba. Wasiri agendesha mavi. Rayon Sport amanota 53 uragenda nk'agahinja. Seninga yagukanze ariko umweretse ko nta naririsha umwana w'ikipe Wasiri gukambakamba. Wasiri ale oh my god kizayirwa. Oh my god Wasiri agenda Seninga batangariza umwana w'ikipe mugenda umwana w'ikipe meze gute mugenda babwire warashaka gutereka aperi ku mwanya wa mbere agenda ishireho nta kibazo ariko abuze gato. Wasiri bayita Murera. Wasiri Abedi Biramahire Abedi. Wasiri foro nganye maze kumwibagirwa. Wow bamwita Haji Kanyabugabo akabaha impano ya Godier Rutahizamu. Biramahire Abedi Christophe Haji Kanyabugabo waguriye Godier nziza cyane. Abedi Biramahire Christophe Abedi Biramahire Christophe ibitego 2 by'uyu munsi 7 bino mu mikino 7. Kanyabugabo na Biramahire Abedi. Reba Godier nziza z'uruganda rwa Adidas. Wow abareyo n'amashyabo barishimye, umure aranezerewe. Félicitations gardien. Merci. Patient uriyumva ute? Nameze neza cyane. Umwana w'ikipe muramucitse. Ayayayaya uraryohewe cyane mu by'ukuri. Wow wana abareyo Haji urishimye. Zira Godier waziguza ngahe? Zira Godier hari Rutahizamu waziguza ngahe? Ni original igiciro n'igiciro. Bonye n'iz'uruganda rwa Adidas. Original waziguza amadolari nka magana ngahe? Ntabwo nyavuga nibanga. N'ibihumbi 4 by'idolari. Ayayayaya Haji wemenye ko original iri yankwe. Amagambo y'umwana w'ikipe Seninga ari yaguteye ubwoba nawe? Ntabwo antera ubwoba. Urabizi nawe ubwawe urabizi. Yego nakubwiye ko igisenyi Nyazana sinabikubwiye. Imikino 5 iri imbere umwuka uraza kumeze gutya. Haji Kanyabugabo murasunika mpaka mubigezeho. Murasunika umwe kuri umwe. Kwa gatatu mufite Mukura i Kigali. Ibikombe 2 biracyashoboka, imbaraga zirahari. Inshallah icyari ibikombe 2 biracyashoboka. Félicitations Haji, félicitations cyane. Wow ngaba bareyo iyo mureba bayita Murera. Fabrice uriyumva neza? Fabrice félicitations. Uri muri babana. Haji Kanyabugabo gufashe neza. Félicitations. Iyi mureba bayita Murera byavuzwe na mwanafunzi. Félicitations les gars. Félicitations. Wow Wasiri hano arimo aratanga. Oh my god arimo arasoma inkweto. Iyi ni inkweto ya Biramahire Abedi. Wasiri oh reba bisu kuri Godier. Ya Biramahire Abedi akazi ibitego 2 byose arimo arasoma Godier ya Biramahire Abedi. Rutahizamu ibitego urimo gukora ibitangaza muri no minsi. Rutahizamu félicitations. Wow impano ya Kanyabugabo yakiye gute? Ndayishimiye cyane. Ni Godier original nziza cyane. Wow félicitations. Bamwita Ndimbati arimo arafata content umufana wa Rayon. Aba babita Abareyo burya ubuzima
ikibazo cyitwa umupira tangazo ariko urabona turiteguye hose urabona ko yapari twiteguye hose yari yaduteguye kuri Rutsiro iradutegura no kuri Eteseri ariko twayitsinze dushimiye komite yacu Tadeyo yadufashije gutegura Eteseri tukaba tuyitsinze amanota kipe twari dufite ikomeye Ahita Murera ahanirwa reba Murera ubu ni bwo buryo bw'umupira tujya tuvuga reba Rayon Sport yishimye reba igihugu cyishimye reba umupira yo kuyobora shampiyona wakina mbere wakina nyuma cyangwa ugakina mbere bidokera banganyije nayo i Kigali twebwe tuyisanze ibayo mu isenga ryano tugiye kuvuga amanota tujye kuganira na Seni Wasiri ibi bintu nabivuze kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe ndababwira ngo Rayon Sport uyu ni umwaka wacu nongere mbisubiremo ejo nimujya mu kazi umwaka muzajya muvuga ngo ejo bazaba ari tariki 28 Rayon Sport irabikoze Rayon Sport igiye ku mwanya wa mbere Rayon Sport itsinze Etincelle Rayon Sport itsinze Seninga Innocent uvuga ko ari umwana w'ikipe umwana wa APR yanganyije na APR Kigali Rayon Sport imutsindiye i Rubavu kuri stade Umuganda ese umwana w'ikipe biraza kwitwa iki yatesheje APR abiri Rayon Sport iramutsinze reka turebe erekana abafana erekana ibyiza by'umupira erekana Rayon Sport nanjye unyerekane Rayon Sport wishimye n'umupira wishimye Christian tubwira abantu ko Rayon Sport operation ikomeye kwa gatatu barakira kipe ya Mukura Nyamirambo kuri Kigali bafite avantage y'itamuzo hasi ese Rayon yatwara ikombe byo shampiyona barayoboye amanota 53 APR 52 imikino 5 ya shampiyona igikombe cy'amahoro utubwire muratekereza utubwire icyo mutekereza ngira ngo umukino mwakiniraga hano mu match Rayon Sport wanjye mutsinzwe ibitego bikurikiranye tubwire ko umukino tubwire wateguye niko abakinnyi babikoze murakoze umukino wari mwiza warutoye ijisho ku mpande zombi ubona ko harimo ishyaka ryo gushaka gutsindana twiteguye neza ariko hari igihe witegura umupira ubamo byose harimo gutsindwa no kunganya birangiye rero dutakaje umukino ariko performance yari nziza muri rusange nubwo wenda itabonetse. Coach mu mboni z'umutoza wabonye Rayon Sport yakurushije iki mu mikinire yawe ari ku kibuga cyawe imbere y'abafana bawe Rayon Sport muri rusange technically ibona yakurushije iki? Navuga ko bitasanzwe yamushije ahubwo yamushije kubyaza umusaruro imbere y'izamu kazo babashe kubona zose banyuzagamo bakazibyaza umusaruro ku par rapport yuko tutwabibonye babonye okaziyo zose uko bayibonye ari net bagashyira muri file icyo ngicyo batushije. Coach imbere y'umukino wakoze exclusive interview utangaza amagambo mu by'ukuri akomeye declaration zikomeye z'icyo wahigiraga kugeraho muri uyu mukino kutsinda ariko ntabwo wagarutse gusa kuri ambition y'ikipe Etincelle wanagarutse ku rugamba rw'abahatana igikombe cya shampiyona uvuga ko umwana wa APR
uvuga ko wikunda wifuza kwifata umwanya wa mbere nicyo avuga kuri interview ko itavuzwe rumwe muri media ndetse no makuzi wa ruhago iyo interview kugira ngo bambajije ikibazo n'ubwa mbere bakimbajije yawo kayiranga yagize kucimbazaho cyane ngo bari bakimugejeje ku cyosubirishamo byo navuze bimvuye ku mutima byavuye muri resultat rero nabyo nabyakira uko byavuye numva nta kibazo gikomeye coach utangaje amagambo aremereye nkariya wajya gusubira inyuma ukareba ukabona ko i Kigali APR FC wayitesheje amanota 2 itakaza umwanya wa mbere hani Rubavu Rayon Sport iragutsinze ntagutekereza ko ashobora kubamo deception kwa kunzi w'ikipe ya APR FC ahubwo bakagufata nk'umuntu ahari wabagambaniye nyuma y'amagambo gutangaza ko umwana w'ikipe byo ndumva naho bihuriye gukunda ikipe ni kimwe no kubutoza ikipe ni kimwe jewe hano ndi mu kazi ka Etincelle nubwo mfite urukundo rwa APR nk'uko nabaye mu ntare ibyo ndumva ntaho bihuriye rero na resultat zavuyemo mu mukino w'uyu munsi cyangwa zavuye ku mukino na kimwe n'APR. Ese coach nk'umutoza ku ruhande rwawe kudeklara nyine kuri umukunzi w'ikipe ya APR muri professionalism yawe uba wumva wenda hazaza ikipe ya Rayon Sport yagukenera izindi ekipe zagukenera uba wumva hataraho wewe wishyizeho nka limit ndetse yo numva ntayo jewe the confidence nabona akazi hano nzafata indege njya gukora hanze murakoze. Coach ubona gutegura imikino iri imbere afana bayitensoro urabona ko batishimiye cyane bagenera ubutumwa kuko harabari imikino 5 kugira ngo umishe ekipe mu cyiciro cya mbere urabyumva inyuma yawe muri background ko barimo mu by'ukuri kwitotomba wagira ubutumwa bagenera wenda hari basubiza inyuma y'ikipe yabo ubutumwa naba hano nuko bagomba kwihangana bari ku mwanya wa 9 bakinye ikipe iri ku mwanya wa 2 numva kuba yagutsinda ni ibintu ushaka kubaho bagomba kubyakira rero ubwo baturire page bareke ibivuyemo bareke dufatanye dutegura umukino uzaza. Urakoze coach. Rayon Sport wishimye pe. Ewana ukoresheje ijambo ryiza cyane ngiye kugosora kwise ubikoze neza. Wishimye cyane bakwita Ferdinand nko byanditse ku ngofero. Ni sambusa guturuka imuhanga. Waturutse imuhanga. Ubimuhanga. Oya narayina. Warayina. Najeje. Ariko ubimuhanga. Rujugiro twazanye mu modoka imuze kumubaza. Ntabwo mwabwiranaga amagambo akomeye. Ibikwasi ibyo ntibyabo. Byari bikwasi. Wakiriye gute insinzi uyu munsi? No kuvuga ngo insinzi kuyakira neza byo nihame. Kubera ko turimo turari ibyo twabiriye ibyuye. Yego. Twebwe ntabwo duhaha ibitego ku mifungo. Yego. Bibe 2 kimwe ariko twabivunikiye. 11 mu kibuga. Tubwizanye ukuri. Umupira mwarebye ejo. Nabwiye abafana abakunzi ba APR ngo ejo muzaze muvura amaso. Muzaze murebe umuganga w'amaso hano. Ubu mumeze nk'abantu basudiriye igare nta rinete mwambaye. Uyu munsi amaso ndayogeshe. Umukunzi w'umupira utabogama. Uyu munsi nizere ko uri munyarwanda wese wishyura amafaranga ye hano kuri stade Umuganda. Tutayizamubira amahira Beda arimo kubaha ibyishimo amaze kwibageza foro nganye nicyo bamuvugaho. Oya ntabwo yamutwibagiza nge namusabye ko agomba kubikorera. Numvaga abantu bamuduta ku mutwe match 2 yaratsinze ngo agomba kwambara inkweto za foro nganye. Tuvugana noneho arimo arakonfirima. Ni byiza ko dukora undi rutahizamu nubwo twari twizereye muri foro nganye ari kuriya nawe nuvangiriya ni produit twirereye. Twamureze nka rutahizamu kandi urabizi ko yakinaga turutse mu mpande ariko twamuhinduye nimero 9 tipiko. Kandi ibyo arimo kuduha ni ibyo dushaka. Rayon Sport rero ni ukuvanga abafana uyu mwaka ubuyobozi bwa Rayon Sport bwari bufite igitutu natwe abakunzi uzi impamvu se twarabanje turavuga ngo abasaza turabakeneye abasaza baraza Robertinho watujyanye muri kimwe cya 4 cya Confederation turamurira araza nubwo byageze aho bikanga kubera impamvu zitamuturutseho bari baje nta rwitwazo na rumwe. APR irarwana no kongera ibikombe twe turarwana no guca agasuzuguro kugira ngo byibura uyu mwaka twongere tubereke ko rimwe ryize iyo twasohotse ikidusohokanye tuba tukize. Ejo ubwo APR atsindaga ibitego 5 ntabwo agizemo ubwoba bwinshi cyane. Oya ntabwo banagera kuko ibyo bitego impamvu byantera ubwoba ndareba ngo bitsinzwe mu ihe condition. Ese koko babivunikiye? Ntabwo babivunikiye. Rutsiro yari imaze imikino 17 idatsindwa. Sibyo niyo kipe yari ihagaze neza kuri clean sheet umupira wa stick tack passe guhanahana no kurinda ibyabo byagezweho ariko Gatera Musa ejo namunyije mu ijisho n'abahungu be. Ibitego 5 dushingiye kuri factory y'ibyabaye zishize. Rutsiro ihe ibitego 6 ikipe yitwa APR. APR irwanira igikombe na AS Kigali bagatandukanwa n'umubare w'ibitego. Urabyibuka? Uyu munsi APR iragira iti Rayon Sport ntituje ntiryama ntisinzira. Reka byibura dutangire kubarira mu bitego nikora ikosa hakabaho ko turangiza shampiyona tunganya umubare w'amanota tuzajya mu mibare y'ibitego. Ejo haburaga igitego kimwe ngo ibyo bagikoreye zishize bongere bayibikoreye. Imikino 5 isigaye utekereza ko mwasunika mugatwara igikombe cya shampiyona? Birashoboka cyane abakinyi bashize hamwe ndetse n'umutoza kuko twebwe ntabwo tugendera kuvuga ngo umutoza mukuru ntawe uhari. Rwaka Claude ni umuntu umenyereye shampiyona yatoje icyiciro cya mbere yungirije hari Inyigo Francis. Kuri uyu munsi rero icyo musaba ni kimwe
ni ab'umubyeyi abakinnyi babe nk'abana ariko batari b'abana biga primaire bana b'abagabo nyine biyubatse bafite ingo zabo basenyera umugozi umwe babumwe bagirana inama rwaka niba hari bamwe muri abo yakwifashisha abifashisha tugiye gukora nka ekipe abakunzi ba Rayon Sport kuva kuri uyu mukino ndabisabira ikintu kimwe mba naturutse Muhanga ku itike yanjye gutya pasono nta match ya Rayon Sport mba ntariho Ngoma twari kumwe i Rubavu hano turi kumwe i Huye nari impari i Kigali ni mu rugo ngero niba nka Fred nawe umureye nturuki Muhanga why not wowe ufite amafaranga uri umukire kubera iki Rayon Sport utayiherekeza muri iyi mikino 5 isigaye kari umukoro tugomba kwihamara iyo ningingo nukuvuga ngo niba utaje wa mukire we niba utaje fata abakunzi babiri ba Rayon Sport uzi koko babirimo ubaremere tiki baze bicare muri wa mwana wawe wakagombye kuburimo ntihagaragara icyuho cyawe n'umwari kuko Rayon Sport niba tuvuga ko turi benshi ubwinshi bwacu buragaragarira he kuri stade ntabwo nemeranya n'abakunzi bagendera mu bihengo Rayon Sport ngo nibitakaje umukino umwe ngo niba habayeho kuba Ferwafa itubangamiye ikadutsikamira ngo badutingo ngo banze mpaga yacu twe turabizi ko iteka ryose duhora tumeze nk'imfubyi zirera tugomba guprofita amahirwe make tubonye niba kagakombe kuyimaka tugomba kukajabura turakajabura noneho duhite dushaka abakinyi beza tubereke ko twebwe tutari babandi burira indege bakaza bambaye ingofero n'ubupfukamunwa Ferdinand, felicitations kandi amahirwe masa.